Uraho neza, amahoro y'Imana abane namwe, kanizere ko mumeze neza, njye meze neza ndashima Imana, ariko nk'abantu mwe hari ubushyuhe buteye ubwoba, yo ndebera ndashyushye, noneho byakikubitiraho plante nkashyuha kurushaho, nasikia joto. Ubu rero nambaye hano ijuba n'imihundire, ndaza kubereka mpagaze, nambaye ijuba y'umukara, ningera ahantu ngiye mu mwito ndashyira kino gitambaro, niyo dress code. Abantu mutazi umwito ni ibirori abasilamu bakunze gukoresha, ariko ntibivuze ngo ni buri musilamu uwo ari wese, kuko nanjye ntabwo umwito nawukoresheje. Akenshi bikoreshwa n'abana nyine bafite ba mama wabo bazwi, cyangwa bafite ibimina babamo runaka. Rero nibo impamvu njye ntawukoresheje ni uko iyo nkukoresha ntabwo nzi neza nawe kubona abantu banyitaba, kuko nanjye ntabwo njya apfa kubijyamo nyine, kereka iyo ari ibintu by'inshuti zanjye nibwo njyayo, atari iby'inshuti ntabwo njya mpfa kujyayo, cyangwa se bitari itegeko, kuko hari groupe mbamo yari itegeko mu gihe umunyamuryango wacu agize ikirori, uko cyaba kimeze kose tuba tugomba kumwitaba. So niyo mpamvu ngiyeyo. Umwito rero ukuntu uba umeze, abantu mutawuzi, ukiba gisabwa kugira ngo ujyemo ni igiceri. Ukinjira hari amafaranga ushyira ku gitambaro, wamara kuyashyira umugeni yaza ukajya kumutunza ni kumwe aza arimo hagati aho ngaho nyine, mukamuha amafaranga, umuha ayo ushaka bitewe n'umubano mufitanye. Hari igihe mu bantu bamusohoye, ubwo twavuga ngo baba bamwambariye mu mwito nyine, kuba basohotse imbere ye, hari igihe barimo abo muziranye nabo ukagenda ukabaha, wabaha sensa, wabaha 1000, wabaha 100, umva ayo ushaka, biterwa n'umuntu ukuntu mubanye. So nibyo ngiyemo rero, sinjye kubabeshya ngo hari video nabafatira, hari igihe haba harimo imbyino zihariye kabisa ku buryo utajya kuzishyira ku karubanda. Ikindi umwito njyewe ngiyemo ntabwo ari uw'umuziki, ni uw'amawayiza. Ninumva hari ibintu bari kuvuga nyine nabasangiza ndi bubafatira akavideo. Umwito w'amawayiza baba bari kwigisha yari byiza cyane, nubwo abantu badakunze kuwitabira bikundira imiziki, ariko umwito w'amawayiza ni mwiza pe. So mubane nanjye rero muri iyi vlog, ngiye kugenda mbanze mfate TV mbone kwinjira mu mwito, hanyuma nyuma y'umwito mfite kuza kujya mu irembo ry'umuvandimwe wanjye ndashaka kugira muri plante iri kunshyuhira, sinzi ko hari no cyumweru nzayimarana. Bireke mbikore ngeze ningera hafi ya gate, ndabanza nambara igitambaro mfunge mu Mungu ndabakunda cyane, mukomeze mubane nanjye. Ubu sasa rero nageze mu biryo wabo w'ibirori n'abantu ndi kumva nashimamo hano nkatubura, nagezamo indani. Alaikum salam. Tujyamo abantu muzite marigwe ni muma ya salamu. Igitambaro ntabwo ndi kwiyumvisha ukuntu kiri bumere, icyo kirambindana. Umwito w'amawayiza bawujyamo bikwije, bambaye sheriya, ariko abantu batari abamizirima, hari n'abo ndi kubona bari kwinjira nyine batikwije, batambaye nk'abamizirima. Ibyo nta kibazo, kwira umumizirima kujya kwikawusha ukagenda wambaye utikwije ngo wambare sheriya biragoye. Igitambaro rero ngiye kucyambara abagabo. Mwambonye ngewe hajya ati ko ndakurahiye, menyane ninjira mpita ngikuramo. kuko
Extremera stress. Sinakwitangira. Ngiye uko. Hari ahantu ntiwagiye kubera umwito, hari abantu bahagaze. Iyi ato y'izi twese muri surati insani so yitiriwe abantu aratubwira tumye ukuri ngo inama nuti'imukum liwajhillah, mujye mugaburira abantu kubera Allah, la nuridu minkum jazaa wala shukura, mudategereje yuko Allah abaha ingurane y'ibyo mwatanze, cyangwa se mudategereje yuko ba bantu babaha ingurane y'ibyo mwabahaye, ahubwo muvuge ngo inna nakhafu min rabbina yawman abusan kamtarira فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نزلة وسرورا. Atiri mu bitanga mujye mubitanga muze ko mutinya iki wa munsi amaso y'abantu azaba yaturumutse. Uwo ni wa munsi w'iki, wa munsi w'imperuka, wa munsi abantu bose bazabajye gute, bazaba buzaboneka ngo Allah subhanahu wa ta'ala. Ni nayo mpamvu rero byari isomo ryo kugira ngo tumenye agaciro k'urushako. Tumaze kubona yuko ikira cyo kurushako twaganira ibintu bitatu. Icya mbere twihuse ku batari bahari ni uguhuza imiryango. Iyo abantu bashatse bahuza imiryango igasabana kubera abantu babiri. Ni nayo mpamvu intumwa y'Imana tuvuga tubyukuri ngo la ilaha wal akhirin ya Allah subhanal qudus rabbul malaikati wa ruh ya Allah ya ni'mal mawla wa ya ni'mal nasir غفرانك ربنا وإليك المصير غفرانك ربنا وإليك المصير اللهم افتح لنا أبواب رحمتك يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله اللهم ارحمنا بالقرآن يا الله واجعل لنا إماما ونورا يا الله وهدى ورحمة يا الله اللهم يا ستار فاصل غيوبنا يا ستار لا إله والآخرين يا الله سبحان القدوس رب الملائكة وروح يا الله سبحان القدوس رب الملائكة وروح يا الله اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن يا الله إذا شئت سهلا يا الله بفضلك يا كريم بفضلك يا منان بفضلك يا جبار لا إله والآخرين يا الله ما تركوا من زمان يا الله تكون سمان واتشمكم زمان يا الله لطف مجيني من يا الله ومجيني برجي يا الله ومجيني ومسلمان يا الله ما تركوا من زمان يا الله ومجيني ما نزو سمان يا الله ومرينا مشيطان مان يا الله ورجع جيبو تاني مان وروز زمان يا الله ما لكم زموره زمان يا الله أهو منكم مكمل مان وهذا زمان يا الله ما نمره زمان يا الله ما نمره زمان يا الله ما نزامره قربي زمان يا الله نزامره قربي زمان يا الله ومقوي مان يا الله uzamugire umugabo w'inzozi z'Imana ya Allah uzamugire umugabo wishimira Imana iteka ryose Imana ya Allah kandi Imana turakwinginze Imana ya Allah tukweretse ababyeyi b'Imana ya Allah Imana tukweretse ababyeyi b'Imana ya Allah tuzi ko ubishimiye Imana ya Allah nk'ababyeyi mwana w'umukobwa Imana ya Allah bakamurira mu mico myiza Imana ya Allah Imana turakwinginze Imana ya muri car free zone. Fatire video muri car free zone. Ibirenge byoco. Izi nzishyire babana izi zifite izi se n'iz'uyu munsi gushyira abana injuguzo zirimo isukari batesitinga bakumva ukuntu bimeze nanjye sindabirya ubwa mbere nirinze kuzifungura ntaragerayo ngo zitaniryohana nkazimara cyari kitujyanye muri car free zone ngiye kuvuga ngo car free day turasa neza twaje Kamiriya gufatayo icyayi n'akandi kantu ko kunywa iki ni icyayi n'icyanjye hano harimo mojito iryoha kubi ngiye kunywaho numva ukuntu bimeze ngewe bitewe n'ukuntu numva nshaka kwivura mu muhogo no mu mazuru ndi kunywa ibintu bishyushye izo ni iki
Injugu ya bombo. Injugu ya bombo ibaho? Yego? Oya. Ni bombo. Ni injugu niko? Dore. Yehe. Ye Shyira bombo. mu gasahani. Shiramo Shyiramo bike ntabwo muraramo bimaze ndabona ari byinshi. Zana umwereke. ni bombo. Dore. Biraryoshe. Biraryoshye wabiriye? Eh? Wabiriye? Dore ntabwo kasisi. Ako ntabwo gasize karya. Fasha ibi bibike muzabirye. Ese ka ukanda kubera iki? Injugu ya bombo. Wabipfundikiye neza? Harimo iki? Eh? Harimo iki? Inkweto. Ni iz'abandi? Ni iz'abana. Za hehe? Mu kibuga. Ni izo mu nzu. Izi mu nzu. Gana ikaze y'ipine turebe. Reka. Izo muzajya mwambara mu nzu. Izamika. Turi kureba vlog turasoje twari twagiye muri imodoka harimo abana bose nanjye na Neira nta wundi muntu twazanye. Neira yari agiye kubogoshesha njyewe najyanye kame kwifotoza nayo inyindi nagiye nzi ngo ni ibintu byoroshye nahananiriwe nagiye plante nayisokoje ntako ntagize biba iby'ubusa mureke ukuntu umeze nacotse. We ntabwo bakutesheje umutwe? Nanjye banesheje umutwe bakajya barwanira muri salo bajya babonye iwabo papa ari ku rusaku mwagiye muratinda barabasoza kare batangira kurwana kugera hirya bari bameze nyine nk'aho bari mu wabo kabisa bari batangiye kurwana kandi ubundi iyo ngiye nabajyanye ikicara ureke kubyinagira icara iyo nabajyanye cya papa wabo yabajyanye nta nubwo bavuga ariko bifatiye Neira bashaka kuzana imikino bagiye baranyifatira kabisa bari batangiye kurwana ahubwo we mutabara kari kabaye capati mwayimaze. So abantu rero mukunda prank nyuma y'iyi vlog tuzakoresha uko dushoboye. Hari prank nshaka ko dupangana na Neira ubu ngubu turataha twayinogeje iyo tuzakorera Asumani ariko Asumani nawe hariyo namupangiye nzamufasha gukorera Neira hari igihe Neira azatora amashashi ubwo rero nawe wasanga afite gahunda. umva prank zo simwatagiye kuzibona mwebwe mukomeze ubundi buri munsi ni prank ubu twaje tuje ntabwo tuzongera kubatenguha. Turabakunda cyane Imana ibaha umugisha abantu twabanye muri iyi vlog. Bye bye.